MOISE Gospel TV. Turabasuhuje mwese abakomeje gukurikirana MOISE Gospel TV. Ni igitondo cyiza tubasuhuje mu mwese aho muherereye hose. Weekend nziza kuri mwese. Komeza gukora subscribe, share, comment kugira ngo sangire ibiganiro byiza cyangwa se ijambo ry'Imana, ibitekerezo byiza byakubaka urubyiruko ndetse n'abakuze. Imana yo mu ijuru ibarinde. Uyu munsi rero twifuje kuganira namwe, se nanjye nifuje kuganira namwe, dusangire ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana rize kumera neza, kugira ngo natwe tugire ibyo twiyunguraho ku ijambo ry'Imana. Rero turabashimiye kubw'ibitekerezo byanyu mukomeza kutubwira, turabashimiye cyane. Uno munsi turaganira ijambo ry'Imana, tuze kuriganiraho twese kugira ngo twungurane ibitekerezo, twumve ikibura, twumve icyo twakora kugira ngo twubake umurimo w'Imana. Rero tudatinze tutarambiranye, kadutangire twiyambaza Imana kuba tugiye gutangira kugira ngo ize kubana natwe. Mana, tweretse kuri uno munsi kuba turiho ni amashimwe yawe. Kuryama ni ibisanzwe ariko kubyuka si ibisanzwe. Rero twagiriwe amahirwe yo kuryama nk'ibisanzwe, ariko twagiriwe amahirwe yo kubyuka, kuko hari abatashoboye kubyuka, ariko kuba twe twashoboye kubyuka ni ishimwe tubyukanye muri kino gitondo, ni ishimwe tubyukanye nk'abakristo, ni ishimwe tubyukanye nk'umuntu ku giti cye muri kino gitondo. Rero turashima Imana ko yakomeje kuturinda, komeza kubana natwe Mana. Rino jambo, ibiganiro tugiye kuganira ntaba ari twe Mana, ntaba ari imbaraga zacu, ya ahubwo Mana icyo ushaka kuvuga, icyo ushaka kugira ngo duhinduke kuri twereka Mana, nitukivuga kugira ngo imitima yacu natwe ababyumva ibashe kudufasha. Ndagusaba aho uri wese, ijambo ryawe, ijambo ry'Imana uri bwumve, amagambo uri bwumve ubashe kuyakora practice. Umukristo niko agenda ahinduka. Icyakunaniye wumva turi bubashe kuvuga aha ngaho, ugenda ugikora practice gahoro gahoro. Umukristo ahinduka gahoro gahoro, ugenda ufata imyitwarire myiza. Mana, ukomeze kubana natwe, tukweretse gahunda zose. Urakoze, amen. Rero uno munsi twifuje kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya mbere, umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Kandi amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iri jambo ry'Imana rirasobanutse. Iri jambo ry'Imana niryo nshaka ko tuganiraho. Umukristo hari aho agomba guhita kuba hari. Iri jambo nicyo ririmo riratubwira. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nitudakurikiza imigambi y'ababi, cyangwa ubundi umuntu iyo atekereje nabi, muri make akora nabi, avuga nabi. Ariko umuntu utekereje neza akenshi akora neza, kuko ibitekerezo bibi nibyo bituma dukora nabi. Iri jambo ry'Imana, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, iyo umuntu abyumvishe, kwicarana n'abakobanyi, kugira ngo umuntu abisobanure ubashe kubyumva neza, ni ugukoresha ingero. Turaganira kugira tubyumve mu buryo bw'umubiri, tubone kubyumva mu buryo bw'umwuka. Turaza kuganira neza kugira ngo rino jambo ryimike neza, tubashe kurisobanukirwa neza. Umukristo turaza kubihuza na rino jambo. Igituma umuntu aba umukristo wuzuye, turaza kubihuza na rino jambo. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Si iyo migambi y'ababi, imigambi mibi ni iyihe? Abafite imigambi mibi ni abahe? Ariko
byose turaje tubisobanukirwe. Umukristo ubundi definition y'umuntu irakomeye, sinzi ko hari n'umuntu wapfa kuyibona. Umuntu si umuzungu, umuntu si umwirabura, umuntu sinzi kuvuga umuntu, ariko ngewe uko numva umuntu ni ijambo usohoye, umuntu ni ishusho werekanye, umuntu ni igikorwa ukoze. Bivuga ngo iyo muri wewe uri umuntu ubasha gukora igikorwa kibi, tubasha kumenya ko uri umuntu mubi. Iyo ukoze igikorwa cyiza tubona ko uri umuntu mwiza. Iyo uvuze neza tukubona ko uri umuntu mwiza, tukumva ko uri umuntu mwiza. Ni ukuvuga ngo umuntu, definition y'umuntu buri muntu yatangiye bitewe n'uko abyumva. Njye nuko mbyumva. Umuntu, amarangamutima y'umuntu niyo ajya atuma akora ibyo ashaka, ariko umukristo ariyima, hari ibyo yiyima. Nawe byamuryohera nk'abandi bose, ariko umukristo ariyima. Areba icyamwambura agaciro muri we akacyanga. Areba icyamubuza kubana n'inshuti cye akabona akacyanga. Ni ukuvuga ngo umukristo we atoranya akiyima kugira ngo abashe kubona ikiri imbere, kugira ngo atange amahoro. Ariko umunyantege nkenya we apfa kumva gusa, upfa kugenda gusa, apfe gukora. Nimba yasanze abandi bavuze ibintu ntazi aho byatangiriwe, agahera ariho akora. Ikintu cyatwishe ni ukubona tujya muri gahunda tutasobanukiwe. Ubonetse wese ati tugenda, ukagenda ntuzi aho agiye. Icyo gihe rero biroroshye kugira ngo ufate ingeso mbi. Ariko imba umuntu yakubwiye ikintu ukavuga ati reka nzabanza mbitekerezeho, cyangwa nta mwanya mfite, ubanze ubone umwanya wo kwitekerezaho. Iyo umukristo yitekerejeho hari ibyo abasha kureka. Iyo umuntu ugendana n'abantu ukabona ntacyo uri kwiga cyakwankuraje barumuna bawe, bashiki bawe, umuryango wawe, abo muturanye bagira icyo bakureberaho ukakibura, biragoye muri wewe. Rero nk'umukristo utoranya ikintu cyakubera cyiza, ikintu cyatuma mugenzi wawe mubana atabasha kumenya. Hari amakuru y'ibanze umuntu yakumenyaho, ariko hari amakuru ntukimare ngo buri muntu akumenyeho buri kintu cyose. Hari umuntu umwe njye numvishe mukunze cyane bitewe n'ijambo yambwiye. Mbwira ati ngewe MOISE rwose sinjya nkunda kuvuga ibintu byanjye, njya nkunda kugira ngo nkorere n'abantu surprise, abantu babibone ko nabikoze, atari ukubabwira plan y'ukuntu process nzabigenza kugira ngo nkigereho. Arambwira ati ngewe nkunda kugenda gahoro gahoro, ku buryo nimba ari ishimwe babo baribone nyine narikoze, ariko kugenda mvuga ati ndimo ndategura iyi business nzakora gutya, ejo bundi bishobora kudakunda. Ariko nk'umukristo ugomba kugira ibanga by'ibintu byawe, ukavuga ati iki kintu si ngombwa kukivuga, nzakivuga cyabaye. Iki kintu si bikwiriye yuko ntakibwira runaka. Ubundi hari ibintu bitatu umukristo ajya asengera, n'impamvu yatuma abisengera, n'ukuntu yabisengera. Icya mbere, hari ikibazo umuntu ahura nacyo akaba ari ugusenga gusa, nta yindi solution, ari ugusenga gusa. Akaba ikindi kibazo umukristo ahura nacyo akaba ari uguceceka, nta kuvuga irindi jambo, ikibazo agaceceka gusa. Akaba ikindi kibazo cyo gusenga cyangwa se ukagisha inama. Rero iyo usanze kimwe kinyuranyije n'ibindi, byose birapfa. Niyo mpamvu iyo ushaka kubera abantu mushya, abantu batajya bamenya uko uteye, gahunda zawe uko zimeze, uharanira gukora ikintu utuje muri wewe, atari ukwigaragaza. Buriya kwigaragaza imbere y'abantu si byiza. Ugiye ukora ikintu ukigendera, naho gukora ikintu ukimurika ko ari we wagikoze, si
si byiza cyane. Ariko ngewe ikintu muri ino minsi nabashe kwiga, nawe ufite byinshi wize kubw'ijambo ry'Imana, numvishe muri njye ngombwa kwiga guca bugufi, kuganira n'inshuti tukaburaga tugaseka, ariko nkirinda kwinjirira umuntu. Hari igihe ubaza umuntu ukumva ubajije umuntu ibintu bitakureba, kumva ubajije umuntu ibintu biremereye ndetse bikaviramo no gukomeretsa umuntu. Umukristo ni uhumuriza mugenzi we, umukristo si ukomeretsa mugenzi we. Buriya amagambo ni ikintu gikomeye. Umukristo wabashe kurinda umunwa wiwe, agakontora amagambo asohora n'ayo yinjira, biroroshye kugira ngo abashe kuba umukristo wuzuye. Buriya umuntu agiye aceceka avuga make ibikenewe, biragoye kugira njye MOISE menye uwo ari we. Ariko iyo ucaha uvuga ikintu, uvuga abaturanyi, inshuti, iki, bikuviramo ubwawe kwiheba inshuti zawe ukazita kuko hari ikintu. Iyo uhora uvuga ikintu, usubiramo ikintu, uwo uhuye wese ukamubwira amakuru atabigenewe, wirukana inshuti nyinshi. Uzi ukuri murabona inshuti nyinshi. Amagambo make arimo ubwuzu, atarimo kuvuga ngo wanze abantu, ayo magambo arafasha akubakira inshuti. Ariko uwasohoye amagambo menshi akabwira abantu benshi ibidafite akamaro, muri we yirukana inshuti, azi ko arimo arubaka inshuti. Niba wubaka inshuti ukamenya inshuti zawe, ukamenya akamaro k'inshuti zawe, uzaba uri umukristo wuzuye, nawe bizagufasha. Ubundi kugira umenye ubukristo bwawe, ntabwo uzagenda kwa pasiteri ngo agusengere, baguhanurire ngo ubukristo bwawe buri kuri 90%. Oya, uzabanze urebe iwawe mu rugo abo mubana amasaha 24, mubanye gute, muganira gute, se bakuyumvamo gute, ubiyumvamo gute. Ujye mu baturanyi bawe, ese iyo ugeze mu mudugudu si wowe uteza impaka? Muri wowe ubanze wishakemo. Ubukristo bwawe uzabuhera mu rugo iwawe, wiga ko ugomba kubana n'abo mu bantu, ujye mu baturanyi. Uriya umukristo wa mbere ni uwabanye n'abaturanyi neza. Mu gihe tuba dushaka gukemura iby'abandi, dukontorora iby'abandi, nyamara ibyacu iwacu mu nzu byarananiye kubikora. Nkumva nagira abandi inama, nyamara mu rugo nta n'umwe nagira inama, ahubwo byarananiye no kubagira inama. Ariko rero nk'umukristo, kwiga ni gahoro gahoro. Abenshi ijambo ry'Imana muri iki gihe kuvuga ngo turaganira ijambo ry'Imana, hari ibirori byinshi byaje tugomba kuzajya tujyamo, ariko gufata igihe ugatumira inshuti yawe ati tuganire ijambo ry'Imana byarabuze mu rubyiruko. Hari abahari pe baganira ijambo ry'Imana, ariko ni bake bitewe n'ibikorwa twirwamo. Kwinezeza si bibi, ahubwo ibyo ugiye kwinezezamo nibyo bituma umuntu aba mubi. Ariko nufata umwanya wawe mu bintu byose ugiye gukora, uzakore buri kimwe cyose wishimisha, ariko uzirinde ikintu kizaguteranya n'abantu. Kabiri, uzirinde ikintu cyatuma uta agaciro mu bantu. Uzirinde ikizaguteranya n'umuryango wawe. Uzirinde ikizatuma muri wewe izina ryawe uryisenyera. Uzirinde muri wewe gukora ikintu wihishe uzi ko ntawe ukureba. Ikinyoma kirihuta, kikihuta kigakwira hose, ariko ukuri iyo kuje ikinyoma kirabura. Ni ukuvuga ngo aho ukora ibintu uzi uko wihishe, buriya Imana ibikureba. Erega n'ibyo ukora nubwo hari abatabikubwira, ariko hari ababibona. Ariko nk'umukristo, gira ikintu ukora uvuge ngo muri njyewe mbanje kwiga indangagaciro, ko iby'ubukristo numva naba mpereye kuri level ikomeye sinabasha kubyumva.
kabanze mpere mu kubaha abo tubana, barumuna banjye, bakuru banjye, bashiki banjye, kugira ngo mbone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko igihe muri twebwe ijambo ry'Imana tutajya turifata umwanya ngo turiganire n'ababyeyi, nyamara ababyeyi bajya baza mukaganira iby'ibirori runaka bakagushigikira, ariko kuvuga ngo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, buri umwe ajya yinjira mu cyumba cye. Erega twese ntawe utajya usenga, nta n'uwo utazi Imana kwibaho, ahubwo umuntu iyo ageze mu kibazo ntihajya yihutira kwamamaza Imana yavuga ngo Mana ngo nkiza. Ariko hari amasengesho Imana sinzi uko ijya yumva, ariko irayumva kuko uba wayasenze. Ariko hari amasengesho asa nkaho ari bebe, ngo Mana ngo nutansubiza sindi umwana wawe. Ibyo ntabwo ari isengesho wajya ubwira Imana. Iyo uri umukristu hari ibyo unyuramo. Igihe kimwe naje guhura n'ikibazo, muri njyewe numva mfite ikibazo, ariko nza gusanga atari ikibazo bitewe n'abo twahuye wenda bafite ibibazo. No munsi urataka ngo urarwaye, ubasha kugenda uva mu kazi ukavuga ngo urarwaye, muri wowe ukabyihata cyane ko urwaye, nyamara wajya mu bitaro ugasanga hari abari muri morgue, hari abandi batagifite umwuka wo guhumeka, barabashyiramo ibyuma kugira bahumeke. Nyamara ibibazo ufite, iyo ugiye kureba abandi usanga nabo bafite ibibazo, muri wowe bikakuviramo ishimwe. Aho wavugaga ko ufite ikibazo, muri wowe ukavuga ko ufite ishimwe. Hari benshi bafite ibibazo, gusa wewe muri wowe iyo wirebye ubona ufite ibibazo, ariko hari abarenze ibibazo byawe. Iyo ubibonye cyangwa iyo babikubwiye wumva muri wowe ko ufite amashimwe. Uri uko ubyutse fata ishimwe, shima mu magambo make, uvuge Mana kuba mbyutse sitombora, ni umugambi wawe. Ushaka kuryama ntuzamenye inkuru y'ukuntu byagenze, ntutekereze se ko ntabyutse, ariko iyo muri wo ubashe kubyuka muri wewe, ubuzima buba bwahindutse. Iyo bukeye uno munsi, ejo hari ibindi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu buhinduka bitewe n'iminsi. Ntabwo tuzahora ari ku wa mbere gusa, iyo bigeze ku wa kabiri ubuzima burahinduka. Nshuti yanjye, ntugacike intege mu gihe uri mu bibazo. Ujye umenya ko hari n'abandi bafite ibibazo, ahubwo bikuviremo amashimwe. Umwanya mwinshi dutakaza tuvuga ko turi mu bibazo, tuwufate tuwutakaza mu mashimwe, tuvuge Mana warakoze. Ino myaka maze hari benshi batayimaze, ni iki natanze? Ibuka umugambi Imana igufitiyeho, ibuka ibyo Imana yagusezeranyije. Ntibizakugeraho ntacyo wakoze, ntibizizana ntacyo wakoze. Ni ugusenga muri wowe, ukiha ijambo, ukiha ibikorwa, ukiha intego. Ijambo ry'Imana rikube ku mutima, rize mu magambo uvuga, riguhe mu bitekerezo. Icyo gihe bizagufasha. Ariko umunyangeso mbi aho ageze ateza ikibazo, abasigamo amakimbirane mutabasha kwikuramo, akwangisha umuturanyi wawe mwari mubanye neza. Yaje aho mukorera, icyo gihe yahinduye ahandi hantu, yazanyemo amacyano, yazanyemo amakimbirane, ntimukivugana. Nyamara benshi bazakubwira amagambo menshi, ariko nkawe nk'umukristu, umukristu nabwiye ko atari izina. Umukristu ni ikintu ukoze, ni ikintu uvuze, gifite uwo gifasha, gifite uwo gihumuriza. Umuntu wabashe gutsinda, umuntu ujya ubasha gutsinda iby'ubuzima, mu kanwa ke ahorana ishimwe, ahorana ijambo ngo sori, ahorana ijambo mbabarira. Kuko ayo magambo iyo uyakuye ku mutima ufite uwo uyabwiye, aca bugufi. Tuzahura na benshi bazakubwira amagambo menshi, ariko hari aho uzifata nk'umukristo uceceka wumve ko ntacyo warenzaho. Ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine rizatuyobora mu butsinzi. Mu gihe muri twebwe tutari twamenya ko ijambo ry'Imana ridufitiye akamaro muri twe, tukumva ko ibintu byose twumva hirya no hino ari byo dushaka,
ariko ikintu gishimisha mu buzima kuba ufite ubutunzi n'ibiki, ariko ukamenya muri wewe Imana. Ibyishimo bya mbere ni ukumenya ko uri umukristo, ni ugukora nk'umukristo. Indangagaciro zizaduherekeza mu bintu byose. Ijambo ry'Imana. Ni ababyeyi bangahe bajya babyuka mu gitondo bakabwira ati abana banjye mugiye ku ishuri, muze mbasengere, muze mbarambikeho umugisha. Ni bangahe ababyeyi bajya bajya kuryama rimwe mu cyumweru bagafata umwanya bagatarama bakavuga ngo Mana tugiye kugusenga muri kino cyumweru, waraturinze nk'umuryango mwicaye mu nzu. Ni bangahe? Ariko igihe muri twebwe hatabayeho ubufatanye bw'ababyeyi kugira ngo dufatikanye kubaka umurimo w'Imana, niyo mpamvu ujya usohoka aho ugiye mu byawe, cyatuma mugenzi wawe mubana atabasha kumenya. Hari amakuru y'ibanze umuntu yakumenyaho, ariko hari amakuru ntukimare ngo buri muntu akumenyeho buri kintu cyose. Hari umuntu umwe njye numvishe mukunze cyane bitewe n'ijambo yambwiye, ngira ati ngiye MOISE rwose sinjya nkunda kuvuga ibintu byanjye, njya nkunda kugira ngo nkorere n'abantu surprise, abantu babibone ko nabikoze, atari ukubabwira plan y'ukuntu process nzabigenza kugira ngo nkigereho. Arambwira ati ngiye nkunda kugenda gahoro gahoro ku buryo nimba ari ishimwe babo baribone nyine narikoze, ariko kugenda mvuga ati ndimo ndategura iyi business nzakora gutya, ejo bundi bishobora kudakunda. Ariko nk'umukristo ugomba kugira ibanga by'ibintu byawe, ukavuga ati iki kintu si ngombwa kukivuga, nzakivuga cyabaye. Iki kintu si bikwiriye yuko ntakibwira runaka. Ubundi hari ibintu bitatu umukristo ajya asengera, n'impamvu yatuma abisengera n'ukuntu yabisengera. Icya mbere, hari ikibazo umuntu ahura nacyo akaba ari ugusenga gusa, nta yindi solution, ari ugusenga gusa. Akaba ikindi kibazo umukristo ahura nacyo akaba ari uguceceka, nta kuvuga irindi jambo, ikibazo agaceceka gusa. Akaba ikindi kibazo cyo gusenga cyangwa se ukagisha inama. Rero iyo usanze kimwe kinyuranyije n'ibindi byose birapfa. Niyo mpamvu iyo ushaka kubera abantu mushya, abantu batajya bamenya uko uteye, gahunda zawe uko zimeze, uharanira gukora ikintu utuje muri wewe, atari ukwigaragaza. Buriya kwigaragaza imbere y'abantu si byiza. Ugiye ukora ikintu ukigendera, naho gukora ikintu ukimurika ko ari we wagikoze, si byiza cyane. Ariko ngewe ikintu muri ino minsi nabasha kwiga, nawe ufite byinshi wize kubw'ijambo ry'Imana, numvishe muri njye ngombwa kwiga guca bugufi, kuganira n'inshuti tukaburaga tugaseka, ariko nkirinda kwinjirira umuntu. Hari igihe ubaza umuntu ukumva ubajije umuntu ibintu bitakureba, ukumva ubajije umuntu ibintu biremereye ndetse bikaviramo no gukomeretsa umuntu. Umukristo ni uhumuriza mugenzi we. Buri kintu rero cyose ugomba kujyana n'Imana. Rero ndabona iminota yatugendanye, dukomeje kubashimira mwese aho muherereye hose, ibitekerezo byanyu ni byiza. Imana yo mu ijuru ibagire neza, mukomeze gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibiganiro byacu bize gukomeza dukurikira.